kuko ni indirimbo nziza yanditse neza ku muntu nkanjye ukunda kuririmba ibintu afite nkunda ijuru cyane ntaryo nzi nkunda na Yesu cyane ku buryo mba numva biza bimeze bite kuko ningera mu ijuru nziruhutsa n'ukuri ntabwo nzongera gusuhuza umutima nirebera Imana datiririmba nibizaririmba ruto ntabwo mbizi niba ari tenoro ya nabyo simbizi icyo nzi ni ukwiza ndirimbira ndirimbo yururutse umutima maze ntuze nibereye mu munezero utazashira utazambuza kuririmba iyo niyo yari kondisiyo ya nambere kuririmba ubwo udakunze kuririmba jyana ibyawe ariko at the end nyuma y'ibyo buzima bwose naciyemo bwinshi ni dosiye nini naje kubona umugabo nasengeye mutekerezaho mugahura nabonaga tutazabana mwahuye mute muyihandura hararimbanaga ariko ntabwo nari nzi ko rero tuzabana vraiment wigeze ugira ikintu cyo gushidikanya uvuga uti so I feel like I want to step back ufite twakundanye igihe hari ukuntu abantu bakundana ukajya uvuga ati ubukwe bwabo buriya ni mu kwezi gutaha yego kandi bubura nk'imyaka 4 bitewe n'uburyo kubabona bameze from that time gusa gushaka mu myaka ukiri muri 20 something ni byiza ni byiza si uko n'ibindi atari byiza ariko byo ni byiza cyane zazo kuri mu mwana ariko akaba umwana w'ahazaza muzima inshingano zabaye nyinshi ku babyeyi abana bacu bari kutubura impamvu twe nicara nkavuga ngo mama nuko mama nyine shaka umwanya n'ibyo bifaranga ukorera ufate time yawe tujya ahantu turuhuke tugende noneho ibintu bikemuke sibyo se yego tunaganire tutekereza no ku mishinga ibyo byose ngewe ndi umudamu ubasha kwishima mu buryo bwose nifuza kwishimamo sibyo sinjya nibuza sinshobora kwibuza amahoro oya ariko by'umwihariko nuko hari ukuntu bajya batubangamiramo ariko nimba ndi kuririmba banumva nshaka nyine kuririmba ndi kuririmba twigishe kubara iminsi yacu ngo dutunge imitima y'ubwenge tuyobore inzira itunganye tubone ubwiza bwe buhebuje. Muraho neza bakunzi ba Moriya TV Rwanda, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro kindi tugiye kugira kuri uyu munsi. Nkuko mubizi je nitwa Gilbert, ni jewe usanzwe bagezaho n'ubundi ibi biganiro kuri Moriya TV Rwanda. Uyu munsi nakiriye umuntu nawe munini, atari umunini muri size ariko munini mu itorero ryacu, usanzwe ukora umurimo w'Imana cyane cyane mu kuririmba. Jewe namunyenye nko muri 2023 cyane, ubundi nanisanzwe mbona aho aririmba, ariko uwo munsi nibwo numvise mukunze kurushaho, kandi namwe ndizera ko muraza kuza kumukunda. Aho namumenye ndaza kuza kuhamubwira, ariko nishimiye kubana nawe by'umwihariko. Reka rero mufatanye nanjye kuza kumwakira. Ntabwo ndi bumuvuge amazina kuko ari izina twese tuziranyeho, ariko araza kutwibwira mu buryo bwiza kandi mu buryo bw'umwihariko. Reka rero mufatanye nanjye kumwakira, tumuha ikaze. Murakoze cyane. Nanijye kuguhamagara ariko reka mbyihorere. Kubera iki mpamagara is fine. Reka mbyihorera, ahubwo reka ngusabe wibwira abantu badukurikiye, abakunzi bawe bagukunda n'abakunzi ba Moriya TV. Tumaze kugira umuryango w'ibihumbi 200, n'abaturi bagenda biyongera buri munsi, turabashimiye. Reka uyu muntu rero atwibwire. Okay. Muraho neza, murakomeye, ni mamazuru nk'ibisanzwe. Nkunda kugira abantu ngo ni mamazuru nk'ibisanzwe, ko ndibaza abantu benshi
hari ukuntu baba babibona ariko ni njyewe Mama Zulu ujya mwumva uyu munsi ndi kuri Moriya TV Rwanda. Yes. Nageze abakunzi ba Moriya munyakire mumfashe rwose twakire Mama Zulu. Ariko dutangira nifuza kubaza akabazo k'amatsiko. Izina Mama Zulu ryavuye he? Umwana we yitwa Zulu. Izina Mama Zulu ryavuye he? Murakoze. Ntago mu by'ukuri mfite umwana, mfite abana babiri, ndi umudamu w'abana babiri n'umugabo umwe nkunda cyane, turakundana. Yego, ubwo ariko ntabwo abana banjye nta n'umwe witwa Zulu. Oya, ntabwo witwa ntabwo n'umwe witwa Zulu. Ahubwo Zulu it's a kind of like style ndirimba nkunda muzike yitwa ikizuru pe. Nkunda style africain. Ari ikizuru si cy'abanya South Africa? Yego. So nisanze ari muri aho ndi. Birangira n'abantu babibonye ko ari aho ndi. Bitangira n'abantu babinyita gutyo. Birangira mbaye Mama Zulu. Ese burya cyane rwose. Amazina se amazina yanjye bisanzwe, amazina asanzwe nitwa Sara Ndayishimiye. Yego. Mwakire Sara. Mwakire Mama Zulu. Yego. Yego. Tugiye kugirana ikiganiro wenda muri segment zitandukanye. Ariko ndifuza kubanza gusa no gusubiza inyuma cyane ya myaka y'inyuma cyane. Wavukiye hano muri uyu mujyi hanze y'igihugu? Donc ni afenge ndi umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, ukunda u Rwanda, wishimiye kuba umunyarwanda kandi nkaba n'umubyeyi w'abanyarwanda. Nuko byo birahagije. Birahagije. Usubiye inyuma muri wa muryango wavukiyemo. Yego. Ni umuryango wari umeze uti ntamuzo uko mwarezwe. Okay. It's a very interesting story. Navukiye mu muryango w'Abadiventiste. Mama na papa barabaririmbye. Baririmbana. Okay. Turavuka badutoza kuririmba. Twese mu rugo turumva utaririmba se ntawe ndashaka kutabikora amakorari ariko they love to sing, nabakunzi b'indirimbo twese twarabitojwe kurimba niwo murimo twatoshe kurumva twabyaye n'ababyeyi babihuriyeho. So twe nakuriye mu muryango mwiza w'abaririmbyi pe. Icyo cyonyine cyari kinini cyane. Baracyariho ababyeyi bawe? Sorry to say, muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu nibwo twabuze mama. Sorry. Ko twabuze mama twarahombye kuko ni nawe wadutoje uwo murimo ahanini cyane. Ariko Imana irabizi, byose irabizi kandi nawe wayishe aho ari, nimba yumva sinzi ariko ari very proud of us kuko kurimba ntaho bizajya kuno kubera we nta naho byanajya noneho. Birumvikana. So ndongera kwifuza kugusubiza n'ubundi aho n'ubundi muri bwa buto bwanyu murimo muririmba muri ya myaka yawe 12 muri ya myaka 12 hamwe umuntu aba ari kurangiza primaire ari kujya muri secondaire. Ni iki kintu ujya wibukaho cyane maybe uvuga uti this story muri myaka yanjye 12 muri church? Abo muri church abo mu buzima busanzwe mu rugo. Anyway, icyambere nuko nitondaga. Really? Muri iyo myaka naritondaga. Sumbaze ko nabyaje guhinduka ariko naritondaga. Ego nshingiye ko byo nibukaho gakeya. Ubundi no mu buzima busanzwe uko nari meze kera no mu meze mu buzima ndi nta kibazo. Nta kintu cyo kingora, nta kimbabaza ngo gitinde. Nuwo nari ndiwe n'ubu ni wendiwe. Kubijyanye no muri church. Muri church ni kuri stage nyine. Imbere. Nabwo wararirimbaga se? Imbere rwose imbere. Mwasengeraga ku Muhima. Ku Muhima niho naririmbaga turi batoya turakura tuba Senders God. Ariko naje kuri gushifting. Wari muri Senders God? Abamambre fondateur bayo nanjye ndimo. Okay, abantu bo muri Senders God dore fondateur wanjye Yves. Yves Pichuwe twari turi kumwe icyo gihe n'abandi barimo ba Pierre. Hari abakirimo twabanye icyo gihe. Okay. So muri ya myaka se iyo ngiyo n'ubundi hari ibintu wibuka uvuga uti maybe ibi bintu nibyo byanshepinze
to be the woman I am today? ibintu gute? Like, Njyewe a woman I am maybe today. wenda hari ibintu waciyemo ku buryo uvuga uti muri ya myaka yanjye 12 gutyo ibintu kimwe n'ibyo byanshapinze to be the person I am today. Mu bintu naciyemo byanshapinze, let us stop saying ibintu, ahubwo ni umuntu. Ni umuntu, mama wanjye. Oh wow. Niyo muntu utumye mbuwondi w'uyu munsi. Yego. Ni yabigenje ati. Buri umubyeyi batoza ibintu byiza, akaba strict, kagira amahane, ubwo wakora ibintu bitari byiza akakumerera nabi, iteka ryose ugasanga uri mu rusengero, agusapotinga nimba ari ukuririmba, akagufasha, urumva uwo muntu aba yarakuremye, akagutunga ukabaho neza, ukarya neza. Nakuze ndi umwana uri mu buzima bwiza, ku mpande zose. Niga, nsenga, njya neza, mbaye nta kibazo mfite. Ukiri muri iyo myaka ya yindi 12 maybe cyangwa mbere yayo cyangwa irenzeho gato 12 15, hari nize inzozi wari ufite? Byimwe bana bagira inzozi, umuntu akimbaje ngo ngiye ndumva nzaba iki, ngiye ndumva nzakora iki, bizagenda gutya. Njyewe ndi umwana, Mamazuru nize inzozi yari afite iki? Njye numvaga nzaba umuririmbyi ukomeye. Really? And still now ariko I must. Ngenda mbyegereza, mbitekerezaho cyane. Ugenda ubyegereza umutima? Ngenda mbyegereza umutima, ariko ababyeyi banjye bumvaga nzaba umuganga. Bitewe nuko bambona. Like I loved ukuntu nkunda abantu, ntabwo ahandi sintinye, bumvaga nzaba umuganga. Ariko njye numvaga nzaba umuririmbyi ukomeye. Uyu munsi ubona izo nzozi wari ufite zihagaze zite? Ndashima Imana, ariko ndacyafite urugendo. Bitewe naho nifuza kugira. Okay. Ni urugendo wadefinise ute Mamazuru? I mean, ariko urumva ni ibintu ufite urugendo nk'urwo ku mwana w'umukobwa abamo, yiga, afite inshingano mu rugo, agakura, agashaka, akarera, ko nabivuze ndi umama. Ibyo bintu byose bikumatanyije usanga ari urugendo ruremereye runini. Kandi umuntu ubasha kubikomeza aba ari intwari vraiment. Aba ari intwari. Nanjye nyanite intwari kazi. Kuko nimba nizi kuri stage ya 12 uyu munsi nkaba ndi umukecuru nkibonaho, ndashima Imana ko hari abantu benshi batakirimo, nzi benshi twatangiranye. Well, reka nubundi dusubire kuri iyo mpano yawe yo kuririmba. Nari kubaze ahantu yikomora, ariko kuba ababyeyi bawe bararirimbaga, ni kuba ababyeyi kuri mama na papa, ni ibintu birenze. Wenda mbere yuko ahari dukomeza, niba uri comfortable, hari indirimbo mperutse gukora na Shalom yitwa Ibitaramo. Uyu mumama afitemo igice, iyo ndirimbo ashobora kujya kuyireba, murebe igice cya Mamazuru. If you're comfortable. Iriya ndirimbo ya Shalom vraiment, wenda Shalom kabisa, salute, it's a big song. Ijya no gusohoka nabwiye abantu ati ngiye kubaha impano y'umwaka. Kandi vraiment yabaye impano nziza pe, kuko ni indirimbo nziza, yanditse neza, ku muntu nkanjye ukunda kuririmba ibintu afite nkunda ijuru cyane, nkaryo nzi, nkunda na Yesu cyane, ku buryo mba numva bizaba bimeze bite kuko ubundi bizaba bimeze bite, kuko numva mbihombye, naba mpombye, like ubuzima bwose bwaba burangiriye, kandi koko bwaba burangiriye aho. So banditse ibintu byiza. So Shalom kuntekerezaho, Imana ibahe umugisha, ariko the song kabisa yabaye nziza cyane vraiment. Mamazuru aduhayeho ira verse yawe. Okay. Iyo bigize kuririmba nyine bagomba kuba tayari cyane. Ndarimba ho gatoya ariko nta kibazo. Ni mu gitondo, naho mapu nakoze uyu munsi mu gitondo na failinze. So muri hanganira ukomeze uko ijwi risohoka. It's okay. Ninjera mu ijuru nziruhutsa n'ukuri, ntabwo nzongera gusuhuza umutima,
nirebera imana datiririmba nibizaririmba ruto ntabwo mbizi niba ari tenoro ya nabyo simbizi icyo nzi ni ukwiza ndirimbira ndirimbo yururutse umutima maze ntuze nibereye mu munezero utazashira Imana izambabare mu ijuru Yesu azaturirimbira twumve numve nimba azaririmba ikizuru cyangwa azaririmba ariko azaririmba ikizuru n'ukuri. What a beautiful voice. I like the voice. Not really, because you're in the morning, like, I love it. So, ni horo nakubwira ni ndaza kukubwira ahantu havuze ariko this woman. Hari igitaramo cyabaye 2023 cyabahamya muri Yerika. Muri Yerika. Oh, no. Oh, Jesus. Yego. Kira gitaramo ntabwo nari impara ariko naragikuye live online yego. Hari indirimbo mufite muri Adona tuje gushima. Tuje kugushima. Tuje kugushima. Okay. Tuje kugushima. Niyo ndirimbo mwahereyeho. Ngira ngo nibwo yari gisohoka cyangwa hari itarasohoka. Ni hafi aho ngaho. Yari yarasohotse ariko ari nshyashya. Ari nshyashya kabisa. Icyo gihe rero mwateye kora gukurikirana biriya bice and the last verse was mine. Yeah. Do we have this like a wonderful talent? I'm like, yeah. Nazo ni ewa rwose kude chapeau. Noneho ari ukuntu tujye tureba indirimbo bara mu makorari cyane ngewe na madamu wanjye. Tujye tureba abantu tubagabana. Yego. N'ingono wanjye. Tukagira uduhati ubwo twese turamusangiye. So ariko nko muri uru rugendo wenda rwo kuririmba ufite umuntu ureba ukavuga uti even this person is my role model. Uvuga uti even this person yo murebye banumva feel like sasa still birajya muri South Africa. Nkunda abantu batandukanye, nkunda kwiga, ofete nkunda kwiga cyane. Ariko by'umwihariko niyo niga njyanisha mu bintu nkunda. So it's all the way South Africa. Okay. Hari umuntu sinzi ko abantu benshi ariko arazwi, umuntu wese wigeze ukunda njyana nk'izi nkunda aramuzi. Yitwa Rebecca Malope. Rebecca Malope ntabwo muzi. That woman, she's crazy. Kabisa no muririmbyi. Uzagenda umurebe. Ahubwo today. Muri searching umurebe n'umuntu n'umusazi mu bintu by'Imana kuri stage ijwi like vocal ibintu byose bye n'umusazi. Uwo ni ku giti cyanjye nakuze ibirenge bye mbirebaho pe. Wow. Rebecca Malope yego. Uyu ndaza gusa. Ni benshi ariko uwo nguwo by'umwihariko. Ni wowe watumye ukunda iyo njyana y'iki Zulu? Ari muri bamwe batumye nyikunda. Yego. Ko numvaga injyana z'ikizuru cyane kuva kera narazumvaga n'abandi bantu twabaga turi kumwe ariko Rebecca Malope aratangaje. Ubu ngubu hazaza Joy Celebration. Ni birebire. Yeah. Well, reka nongere ngufate ngo usubize inyuma muri ya myaka igoranye yitwa adolescence. Yego. Ni ibihe bihe ubugimbi bwa ya adolescence yawe mama zo yari imeze gute? Nari maze kumenya kuvuga. Wagiriyemo muri bya bihe. N'umuririmbyi ugoranye. Gute? Ejo babura uyu munsi bakambona. Ejo nkakosa. Nuko umuntu twabanye muri ibyo bihe nuko yipfiriye ubitaga Seromba yaririmbaga muri version. Mu by'ukuri nuko nyine Imana ari ukuntu ibigenza ariko nka Seromba yaba ari uyu munsi yari kuba ari very proud of me. Ko ndi umuririmbyi wamugoye. Uzi kuba ufite talent ariko ujagaraye ugira amahane
bavuga kujya aho ukajya hariya ukajya muri studio ukarikodinga umwanya wo kujya gufata amashusho ntujyeyo nari nkubaganye ku rwego ariko ndi muzima numva mbikunda yego none uvuze version warimbye muri version yego narimbye muri version waje kugira muri Adonai ute afite abantu benshi muri niho kundi korali byarindi aho hose narahaciye version ni korali ushobora gusobanura ute kuko ndumva maze igihe kinini rwose ntayibona wayisobanura ariko igihe nyiherukira it was a very good choir reka dufate ahuye tubifate gutyo version ni korali umuntu yita kavukire twabayemo turererwamo turakunda tubamo tuyikunze so irahari n'ubu nubwo nge ntayirimo ariko irahari kandi korali ikora umurimo mu bijyanye n'imyizerere y'itorero ryacu ni ryari wowe nka mamazu uretse wenda ya myaka y'ubugimbi no kuba wararezwe n'aby'abadivantiste b'abaririmbyi ni ryari wavuze uti noneho ngomba gufata faith nk'ibintu byanjye bwite noneho biri personal tari ukuvuga ngo ababyeyi they are pushing me noneho I'm taking it personal maybe to another level afite maze kugera muri kaminuza nibwo natangiye kwisobanukirwa ahandi amakorali abagukeneye tugere muri studio bakanyishyura gutyo natangiye kwisobanukirwa gutyo bijyanye n'idini bwo urumva ko ari ibintu uba warakuriyemo urukomeye ni kuvamo ntibiragoye ariko idini ryo nyine ni gakondo ntabwo wari ndakomeye sinzarivamo hari ibintu by'ibishuko wigeze uhoramo nabyo muri icyo gihe by'ibishuko what do you mean ibishuko so urabona abana b'abakobwa mu mikurire yabo bari muri ya myaka 15 18 bageze muri icyo gihe cyo kujya muri kaminuza come on you know urumva noneho ngewe hongeraho ko nari n'umusitari I know ibishuko ntabwo byabura and beautiful as well nari namwiza pe ntabwo ibishuko byabura nshuti ntabwo byabura abasore bari kera gihe bari sharp cyane ntabwo byabura kuruta bubu ntabwo they are sharp ariko byabihe habwa abantu banakuze yeah agree bafite n'ijambo mu kanwa handi kwikura umuntu mu biganza byabaga bigoye ako wiwe twaratsinze cyane ugende kuri urwo rugendo rwawe wenda rwo kuva muri iyo myaka mitoya kugeza maybe aho ugeze uyu munsi donc ugende ku rugendo rwawe ni nk'iyihe nama ushobora guha urubyiruko today if you are facing mu maso speak to them ni iyihe nama waba ugendeye ku rugendo rwawe ni nka campaign ngiye nihaye ntabwo mpera ku rubyiruko ahubwo ndahera kuri parents ababyeyi b'uyu munsi basigaye bangira abana kujya mu murimo w'Imana bakaba bazitira wijya muri korali bami biki ibyo umwana akora atari muri korali nibyo bibi kurenza ari muri korali ofite nta muntu utagira ibibi ariko byiburi uri muri korali nawe ugenda wijajinga ukijyamo witsimbye wihishe ariko ejo ukagira bavuga ati sundi nzakomeza kwihisha kugeza ryandi either mbivemo cyangwa meze n'abandi dukora umurimo w'Imana umubyeyi uzareba kino kiganiro uzatoza umwana wawe kuba mu rusengero no kuba muri korali irarira korali yandeze korali irarira aho ngaho ngo nawe full stop ku rubyiruko rero urubyiruko baba bafite amahitamo menshi sinzi nimba ushaka kumubwira abo mu itorero cyangwa ari like okay yeah generally uyu munsi ubuzima buragoye burimo ubukene burimo ababyeyi bari busy I know burimo ibintu byose birahenze guhera ku ishuri guhera ku ikaramu kugeza ku kintu cyari cyo cyose uzakoraho so nk'urubyiruko biragusaba kuba responsible utadependinga ku muntu wari we wese wowe ukiha intego mama nimba adahari yagiye gukorera minerivare azanyishurira ngewe maze iki niki nzamuhemba ansoje kunyishura iryo shuri iyo wihaye intego urayoboka kandi ukagenda mu murongo mwiza ariko iyo uhawe intego n'undi muntu mugenzi wawe inshuti yawe
umuvandimwe wawe cyangwa se ukagendera mu by'umubyeyi nawe. Ababyeyi bacu nabo kenshi ntabwo bari perfect, bashobora kuba baviva ubuzima baciyemo kera, twe turi kuviva uyu munsi. So wowe urajudging ukareba mama nimba akubwiye ati tuvuge reka mbivuge neza nko ku bakobwa, tuvuge niba mama akunda kwambara ibintu birebire, ni urugero, wowe ukaba ushaka kwambara ibintu bigufi, nkanjye harigenda nambara ibintu bigufi, ariko ku rusengero bashaka kwambara petetre, ni urugero. Yego. We nk'umuntu wicaye urumva igikenewe ari iki? Hari icyo ukunze, hari icyo umubyeyi akunze, hari petetre igera hagati na hagati, ntibabaza mama ntinababaza nawe ubwawe, ese ntabwo mahitamo wagira. Ni urugero ntanze ku ijipo, bafite ntabwo ari uko ndi kubwira abantu ngo bambare petetre, ahubwo ntanze ku rugero. Bafite wowe judging urebe igikenewe ni iki, igikenewe ni iki. Imana yaduhaye ubwenge kandi n'abana bo basigaye bazi ubwenge bwinshi. Nuhitamo kuzaba umukarani nabo ni abantu, ariko nabyo umuntu ashobora kubihitamo. Ubwo uzajya guterura ibyuma kugira ngo ugire ingufu nyinshi. Ubwira umubyeyi uti njyewe I don't want to go to school, I want to go to the gym, be strong, kugira ngo nzaterure imizigo neza. Nabyo ni akazi cyane. Niwumva ushaka kuzaba umucuruzi, you can't sit with your 17 years or 18 years there utazi no gucuruza na bombo, cyangwa utazi no kubwira amamutima njyana ku kazi ndebe uko bigenda, ngo uvuge ngo uzacuruza surangije kaminuza. Ntabwo biragoye. Twebwe nk'urugero rwanjye, ngiye nigaga nko kuri apase muri vacances saa 10 nabaga ndi ku isoko, mama yari umucuruzi. Nkuko ahereza abandi banikira kati nucuruza ibintu n'ibi bingana ingano y'ibintu gutya, ndaguhaye, nanjye narayakoreraga. Oh wow. Ndi umwana, bisobanuye ngo ntabwo natinya gucuruza. Sibyo se? Icyagorana ni amahitamo y'ibyo nacuruza, ariko sinatinya gucuruza ko narabitojwe. So ababyeyi bereka abana inzira ikwiriye, ariko n'abana b'uyu munsi bari very sharp ku buryo gushyiramo ubwenge bwabo bakareba ati what do I need, nkeneye iki. Yego. Ko urubyiruko rwinshi rumeze nk'ururangaye, rwambaye filime, udahishe mu myambaro y'ababyeyi ahishe mu bintu bibi, arangariye mu bintu bibi. Ibyo bintu ahazaza hari hano imbere nta kindi bizabya uretse kuba mu buzima bwawe ubayeho nawe ubuzima utishimiye. So choosing, hitamo, amahitamo na yawe. Cyose byose ariko nta Yesu ufite, utazi Yesu, byose ni zero. Iyo usubije amaso mu bana ufite, abana bayi babiri, abana byaye mu nda cyangwa abana banjye muri rusange, aba babyaye mu nda. Yego. Hari umwana ureba kuvuga uti wowe nda urimo mazuru hazaza. Ego komana mu kuririmba. Bose abana banjye bose nabaririmba. Hari amakorari babamo, hayo barabasha kujyamo kubera uburyo ngendera abana banjye none baracyari batoya. Nta n'umwe urajya urasoza primaire. They can present to church just normal as a kids, ariko korari byo oya ntago ndabibonesha kubibonera inzira. Ariko nk'ejo bundi najya muri segonderi, I will be the one to tell her please jya muri korari. Wow. Yego, kuko nzi korari kimaze mu buzima bw'umuntu uriho, not even mu badive gusa, ahantu hose. Ndashaka kugusubiza noneho kongera kukugarura inyuma muri bya bihe byawe byo guhitamo umuntu muzabana. That's a very tough thing. No. That story. Muri iyo myaka, I wish I can like naisibuka. I mean ni mu nzozi zawe, ni gute washushanyaga umugabo wifuzaga ko mwashyingiranwa? Wamushushanyaga gute muri ibyo bihe? Uko namushushanyaga? Yego. Cyangwa uko namwifuzaga? Byombi kinda. Nk'umwana w'umukobwa twese dukora tuvuga ko twifuza kuzagira ingo nziza. Uyu munsi mbona byarahindutse, abo uyu munsi ushobora ati nshaka kuzaba hano umudamu ufite umugabo w'umukire. Ariko ku gihe cyacu twebwe ntabwo ari byo cyari gikiri, twadipendingagaho cyane. Afangiye ku giti cyanjye numvaga nifuza kuzaba mu rugo rw'umugabo w'umusirimu pe utanstress. Utanstressa umusirimu mbwira bino akabyumva, nibyo tumvise akabimbwira neza in peace.
kandi tujyana mu murongo nyine umwe wa gisirimu mutazambuza kuririmba. Iyo niyo yari kondisiyo ya nambere. Kuririmba ubwo udakunze kuririmba jyana ibyawe. Ariko at the end nyuma y'ibyo buzima bwose naciyemo bwinshi ni dosiye nini. Naje kubona umugabo nasengeye. Wow. Umugabo mfite niwe nasengeye. Imana yagihu umuntu nyine na nyawe. Ukunda kuririmba. Ni umuririmbyi mwiza, akunda kuririmba, akunda abaririmbyi, ni umusirimu. I love you man. Ndabizi azabireba. Ni gake muvugaho azumirwa noneho. Ni gake muvugaho kuko ntabwo ari umuntu ukunda kujya kuri public cyane. Oya ntabwo tumushyira public. Ariko we're just telling story. For real, I'm blessed. Nukuri ndashima Imana cyane. Imana yampaye umugabo nasengeye. Amen. Ubwo ndashaka kubaza icyo gihe umutekerezaho mugahura. Nabonaga tutazabana. Mwahuye mute muyihandura uwo. Hararimbanaga. Ako ntabwo nari nzi ko rero tuzabana vraiment. Byagiye biza nyine bigera biba byo. Kumbe ni iki cyakwemeje deep inside ugati ko ari we this is the man yanyereye imbuto. Wow. Yanyereye imbuto mu bintu byinshi bitandukanye. Kwerera imbuto umuntu bikarenza ukagira na qualities umugabo agomba kuba afite. Kongeraho ko yikundira Imana, kunda kwisengera n'umwana wa Kristo. Kabisa 100% Wow. Ubu mumaze imyaka ingana iki mushyingiranwe? Kuva 2024. Twashyingiranwe turi batoya. 2024? Last year? No, yeah, no, 2014. Sorry. 2014. It's already 12 years down. Yego. Oh no. Yego, twashyingiranwe turi batoya njyewe nawe. Ndi turacyari na bato. Apparently. Turacyari bato. N'ibyo byose turacyari bato. Rero gusaza ni mu mutwe. N'ubu nibwira ngo ndi umukecuru, ubwo nyine uri umukecuru. Ntabwo ndi kumwe nawe njyewe oya. Kandi akomeje. Muri urwo rugendo maybe hari nk'amahame say is principles. Good maybe is principles nge nizo nari narashyize imbere ku mugabo. Uye no mu rugo ku buryo uvuga uti maybe some of these principles zarankoreye mu rugendo rwongera rw'imyaka 12 rwa mariage. Okay. Urugendo rwanjye rw'imyaka 12 rwa mariage. Icyambere cyaruhetse ni ngiye n'umugabo wanjye. Icya kabiri ni ukudasohora ibyo mu rugo. Like kudashyira urugo hanze. Ibanga. Si ngombwa ko abantu bamenya ko mubanye neza cyangwa nabi. Si ngombwa ko umuntu amenya ko like oya dukunda ubuzima bw'urugo rwacu ariko muri mu rugo rwacu nyine mwimbere budasohotse. Ikindi kintu cyanyubakiye muri no si no guca bugufi. Nta muntu uri perfect. Mu rugo iyo wumvise ko nawe ubwawe uri umunyamafuti nyine n'undi niyo yayakora wumva nyine mwese muri abantu. I know. Yego. Cyambere nuko nta marayika kubaho. Nta marayika wongeye ntabwo nashakanye na marayika nawe ntiyashakanye na marayika. Niyo mpamvu tugomba duciringa tugashyira hano njyewe nawe tukabiganiraho turaganira turasengana tukemeza dukora ikintu twemeranyije turi babiri. Ikindi twemezanyije ibyo tuzarira abana bacu. Yego. Nta wundi muntu ubijemo nta ide y'undi muntu. So mbere yuko mujya kubana wigeze ugera ikintu cyo gushidikanya uvuga uti so I feel like I want to step back. Oya. Ufite twakundanye igihe. Wenda mbere ho bwa mbere nabonaga atari we rwose. Imana nabonaga atari we. Nawe njya mbimusetse nkavuga ati nabonaga atari we. Ariko tumaze kwegerana neza gukundana neza. Nari niteteye nta nubwo byari nari no kubitekereza. Kwa pipe. Ufite twe tubayeho hari ukuntu abantu bakundana ukajya uvuga ati ubukwe bwabo buriya ni mu kwezi gutaha. Yego. Kandi bo bura nk'imyaka ine. Bitewe n'uburyo kubabona bameze. From that time kugeza na n'uyu munsi we are the same. Wow.
Awesome. Uyu munsi ari abantu baba be it men, women, I mean ladies cyangwa cyane reka tukivugire kuri ladies kuko ari we turi kumwe uyu munsi. But you also you are a man, you can talk about kubera ko byari giri kukubaza. All right, okay. Icyo kiranga Valens. Okay. So abakobwa batinya gushaka uyu munsi cyangwa se bagira ubwoba bwo gushaka kubera iki? nkawe washatse barahari wenda batangiye gufata inshingano. N'urugero rwiza rw'uko hari ingo nziza. Amen. Kandi zikundana. Erega ikibazo nuko ushaka gusana kanaka. Ikibazo nuko wumva ushaka kubaka nkuko ngiye mama Zuru nubatse. Hari umugabo wanjye mfite n'umwe kandi yavutse ari umwe. Ntawe bahuje imico. Kandi n'uwo nyine. N'uwo nguwo n'uwanjye. Biragoye kugira ngo wowe uzahure nawe. Ariko abantu beza bariho. Kandi n'ingo nyinshi nziza ziriho n'urwange ruriho. Icyo nakubwiye ngo nujya gushaka ugendeye kuri kanaka ntibizashoboka ko nureba umuntu mukundanye ubu principe ukavuga ati ngiye ntago nzasengera urugo rwanjye. Icyambere kakandi nakubwira ngo ntago ngiye kubana na marayika, ngiye kubana n'umuntu wo ku isi waremwe. Icya kabiri amplis muhuye mukuze mwese hari ibyo mwaciyemo. Iyo haje iyo mwubahanye mukaganira mugasengana ugafata umugore wowe mukobwa gushaka fata ibiganza muhere no guteretana muraciringa yego mugira ambiance ariko fata ibiganza byo munasengane musengera hazaza hanyu. Nukuri Imana irumva cyane. Imana irumva kandi yubaka ingo pe. Yubaka ingo iragukomeza wagira mu bigerageza ikabana nawe. Handi abantu bose bavuga ati aho umuntu avuga ati wenda n'urugero ushobora kugira ikibazo ukarwara umugore wawe kubera ukuntu n'ubundi bitari birimo avuga tuzi n'ikindi ntabwo nakurwaza ngiye mbaye ngiye. Ariko iyo ari umuntu wasengeye muganire inshuti yawe mu rugo rwawe mubana umunsi ku wundi urihangana mukabicamo ukabona nta bibazo bihari. Hanjye wibyibuye bakabona ndacyanabyibushye nta n'icyo nabaye cyane. Rero abantu b'iki gihe mutinya gushaka nta rugo rumera nk'urundi nta n'ubaka nk'undi ahubwo wishyiraho principe zawe ko urugo rwanjye ntirugomba kuzasenyuka guteze ruzabaho neza nzakora tubeho. Umugabo ashobora gukora ejo akagira impanuka agacika n'amaboko nzakora tuzabaho mu bibi mu byiza nk'uko tubivuga tuzabaho. Ntabwo ngewe nemeranywa n'umuntu wanga gushaka ngo kubera ngo izindi ngo jamais du tout. Arabaga kubera izindi ngo kubera experience mbi babonye mu bandi bantu. Ushobora kwibona kuri mama wawe na papa wawe kumbe wowe urugo rwawe ruzabijuru. Sibyo se? Cyane. Umukuru wawe ruramunanira ejo akarushobora agahangana nabyo nawe se byakunaniza iki? Nawe byo wabishobora. Ni mentality iciriritse vraiment iyo ngiyo kumva ko gushaka twaremewe nyine kubaho tubana umugabo n'umugore. Wabihungura bihungira hese. Ibijyanye no gufata inshingano amavuga ati ngiye kuba responsible y'ibintu runaka mu rugo. I feel like I'm not ready yet. Utekereza ko hari igihe umuntu ashobora kuba ready maybe kuri wowe bitewe n'uko isi igenda kandi byari bihari ejo atari byo bihari bizaba bihari ejo hazaza. Ntukavuge ngo bingibi ntago uyu munsi ndi ready gutese. Kora ibyo ushoboye ariko ntuvuge ngo ntacyo ushoboye. Ntago tunganya imbaraga kameme. Ugiye kureba wenda igihe wabereye marié ubona ari nk'iyihe myaka myiza uvuga uti iyi myaka umuntu akwiriye gutekereza gushaka nubwo of course umukobwa ni utegereza ko bamutereta umutipe nawe ni utekereza kujya gutereta ariko hakazamo n'ubushake bw'Imana. Ni iyihe myaka uvuga uti wenda according kuri experience yanjye guhera cyangwa gusoza uvuga uti nkwiriye gutangira gutekereza gutangira. Ngiye principe yanjye Imana namfashije binacamo rwose gushaka mu myaka ukiri muri 20 something ni byiza. Ni byiza si uko n'ibindi atari byiza ariko byo ni byiza cyane. Principe yanjye yari iyo ngiyo. Uzi impamvu nifuza kurera abana banjye nkifite ingufu nkiri mutoya. Yego nikomeze abana bawe bakakubona turi umukecuru
udakuze yego nabyo bibaho kandi bikanabaye ukanagenda neza ariko ngewe mamazuru nakuze numva nifuza kuzashaka kare abana banjye tukabanaho nkiri mutoya nkiri umujene bakajya kwiga ari ngewe dukina tugendana mbasha no kwicara nkamusobanurira n'ibyo yiga niyo bafite umubyeyi mutoya rega nabo bari enjoying abana I know what I'm enjoying. bari enjoying There is this level of pride-ness, maybe, if I can say. Ati mama wacu bageze muri ya myaka za 10 nababona bagusumba. Bansumba ariko babana nkiri mutoya mugendana mwana Chelsea muyambirana biba biryoshye turagera mu myaka nyine afata hari imyaka ushobora kutabona umwana ashobora gukura nawe warabaye mukuru cyane mutakibasha kwinjoyinga nabyo bibaho pe nta nubwo ari bibi ariko ngiyewe ku giti cyanjye nuko natekerezaga naho ibyenye n'igihe cyo gushaka byo ni kese y'Imana ni kese tanagira n'icyo uhinduraho bura n'umuntu wirubwira umuntu ngo kujya ntabwo twemeranya ngewe ntabwo twemeranya abashyira abantu ku nkeke ntabwo twemeranya kuko hari igihe gikwiriye nyine reka dusubire muri rwa rugendo rwawe kuko umubyeyi ntabwo byo bintu nkunze none ubaye marié urugendo rwawe kuvuga ngo nakiriye umwana mu nda bwa mbere na mbere how was it nta n'ikintu kibaho wagereranya nk'ibyo ofete nakuze nkunda abana cyane hari n'igipupa ajyaga mbwira ati si ukoko uzabyara koko afite nkunda abana ku rwego nanjye ntazi nkunda abana cyane ndetse niba mfite nakubaje ngo abana byaye cyangwa n'abandi abana ndabakunda mfite benshi so nimba hari umunezero ubaho niba by'urushako bijye hasi bibe bigiye ku ruhande nimba hari umunezero ubaho ni ukuntu ufite umwana mu nda cyane mu by'ukuri ku gice cy'ubuzima ni urugendo rugoye umugore rugoye sinzi abandi uko bigenda ariko njye biba bingoye nanjye ndabibona biba bingoye kuva nasama kugeza mbyaye baba we bitangira bimwe muri ya ntuza mbi bikarangira ugeze mu yo kurya cyane ukabyibuha ukavuga ati muze none nzangana nk'inzu wabyara wajya konza nyine ni urugendo rugoye pe ariko nanone ni urugendo rwiza ku isi no mu ijoro nta kintu kiza nko gusama ukabyara yego muri ibyo bihe ni ibihe bintu byagukomereye cyane byankomereye mu rugendo rwo gutwita cyane ibintu cyangwa se bikunze kugukomerera akenshi ari ukunda experience y'umwana wa mbere taba nk'umwana wa kabiri ariko cyagiye bwa mbere ku nshuro ya mbere ni ibihe bintu wagezemo ukavuga ati noneho this time I feel like gutwita rero biragoye ariko parti ya mbere y'amezi 3 njye bingoye cyane kurenza nanantinyisha ariko nanone ni ukuri pe njyewe nagiye kubyara umwana wa mbere ahubwo nabonaga baratinze kumumpa nshaka kumubona mfite amatsiko ariko urugendo rwo ni kuri twese niko byagenwe gutwita urugendo rwo gusama gutwita nyine ruravunanye tu ariko havamo umugisha havamo ibyishimo birenze ibindi byo bibaho mu rugendo rwo kurera rero umwana araje aravutse uramubonye uramuteruye uramukikiye uramwonkeje rwa rugendo rwo kurera kugeza aho abana bageze uyu munsi biraryoshye pe no kuri kankubwire urugendo rurimo abana umubyeyi urimo ufite abana ubukize ubukennye ruraryoshye nukuri umwana avukana umugisha nukuri avukana umugisha we wowe ababyeyi turapatse nimba byaranze abaheke wenda nanjye wenda sinabyaye bahagije ariko uzongera yagiye kese tuyiyoreye ariko mu by'ukuri afite wanganirije ahantu mfite weakness cyane ujyanye n'umuryango mfite weakness nyine ni ikintu numva umutima wanjye wose ujyamo abana banjye n'ababandi bose umwana araryoha ku buryo kumurera kwabyo byonyine niyo ndi kumwe nabo ndi kubareba mba ndi guseka they are my friends ni inshuti zanjye noneho birenze cyane ariko hakazamo amahane ariko pe uri kumwe n'abana mu rugo rwawe uzi ko iyo bafite mba ndi kukurikiramo buri gihe ntabwo nsinzira
reka babajyane gato kwa nyirakuru uvuga uti ino nzu ntabwo nyiraramo njye nyine niko bigenda. Kurera rero ni urugendo runini ruremereye mu buryo bw'ubushobozi ariko by God's grace and blessings byose bigenda neza kandi mukabaho neza. Hari ikintu kugeza ubu ngubu wenda ubona kiri tough mu kurera abana buryo uvuga uti on this stage yo ikintu kiri tough ababyeyi benshi dushobora no kuzafailinga ni ukurema mu mwana w'ahazaza. Kurema umwana ariko akaba umwana w'ahazaza muzima. Inshingano zabaye nyinshi ku babyeyi abana bacu bari kutubura. Impamvu twe nicara no nkavuga ngo mama nuko mama nyine yo mwaramubonye twaramubonye papa twaramubonye. So uyu munsi ababyeyi benshi inshingano yo mu rugo iri kunanirana ku bana. Ntago navuga ngo ni weakness oya ariko iri kunanirana kubera ubushobozi. Hakorwa iki ngo abana babona ababyeyi nkuko twabonye abacu cyangwa uko wabonye ababyeyi bawe? Narabirebye nsanga hagomba kubamo kwigomwa umwanya tugaha abana bacu umwanya. Urebye ababyeyi benshi hari umwana utaganiriye nawe ntumenye ibyo atekereza. Umwana utaganiriye nawe nta gutera story zo ku ishuri cyane ngo umenye aho ukosora kandi abazifite koko. Ngewe nka nakubwiye nkuriyeho nk'urugero umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye turi very close ku rwego ego kumana yanjye nta nkuriye ku ishuri ncika wagira ngo niga ku ishuri. So ndabiharanira ko abana banjye bambonaho umwanya uhagije. Ko sinifuza kuzicuza vraiment mbona umwana umwaka ibyo utamuhaye. Ego ngeze kugira umwana mfiteho uburenganzira ariko atari uwanjye arambona ndi gukubita umwana wanjye kumuhana nyine nibigeze guhana ndahana gucira ingadi ya my friends cyane. Ndi umubyeyi uri strict ku bana be. Yego ntago ntibikunda ibyo ndi kubaha ni ibyo nyine. Kandi nzi ko in the future nzaba meze neza nishimye. Arambwira ati ujya uhana abana bawe burya tuba tubona n'abatesi kumbura n'abakubita. Ndambwira yego ubuzima bwose babamo. Ati naho twebwe mama ahubwo arashaka dukubita dukuze. Urumva ntiyabahanye ari abana ashaka kubahana uyu munsi kandi ntibishoboka. Ntibishobora gushoboka n'ukuri kw'Imana. Nutoza umwana ko ugiye ku isoko mukajyana buri gihe niba ugiye ku isoko mujyana. Ejo we nakura ntabwo uzamubuza kujya ku isoko. Ntabwo wamubuza. Ajya no gutembera n'ikintu kimujyanye. Ajya kureba ibyadutse ajya kureba aho babagiye. Ariko nabaho azi ko atagomba ku isoko wajyayo like rimwe igihe wabishatse nk'umubyeyi ariko atari inshingano zawe zo kumujyana aho ugiye hose. Nukuri ntabwo uri mwana azazerera. Nango icyo weretse umwana 60% kiramuherekeza kugeza ashaje cyane. Aho uravuga ati sha bibe ntabwo nabibonye wacu kajya none yavuga ibi bintu wacu twige ntabyo twagiraga. Nicyo kintu ababyeyi bahahise badukoreye. Uyu munsi rero ni ingorane kuko buri wese arirebaho. Mudamu aravuga ati nintajyayo ndasa nabi sinzabona amavuta nzaka amavuta z'umugabo buri gihe. Nintajya mu kazi kandi nta kazi kagitaha kare ashwe tukangoye nk'urugero ngiye mu ndakwitanga urugero kugira ngo ntabangamira societe. Nimba tuvuga urugero mvuye mu rugo reba wenda navuye mu rugo saa 2 ntashye areba mbutiyaje yo kuva mu mujyi ujya za Rusororo Kabuga. Ushaka kuva muri saa 11 ukajyayo saa 3 cyane. Nagize usanga gusa umwana ntashatse umwanya wihariye wo kubonana n'umwana tabishyizemo ingufu zanjye. Ntabwo yazakubona. Uwo mwana yazambona. Ntabwo yazambona rero abantu benshi niko tubayeho. Hakabaho n'agakungu abagore tugira sirta abagore. Abagabo bari ukuntu bikura inshingano ibintu by'abana senga ibiti kandi akibwe ku mwana ahubwo igitsure cy'umugabo gikenewe 50% mu rugo cyane. Bende ibindi izindi n'imico n'ibiti 15 ndikayifata ariko usanga abadamu bamaze gufata nka 80 frame. Abagabo bataboneka ni bari bize bahatahiye akaca ahantu
ariko buri igitsure cy'umubyeyi w'umupapa umwana aragitinyaga umva ngiye nshobora kubwira abana banjye kujya kuryama inshuro 10 banze papa yavuga mu ijwi rye rya baza ati we mujye kuryama yego kumana nyagasani mukirukana sibyo se njye mbibona afite kugahuka abagabo bamenye itandukaniro ryabo n'abagore Imana ikintu yabahaye cy'icyubahiro bagikoresha mu buryo bwiza ku bana cyane cyane rero nari kuvugira ku bijyanye n'impamvu yo kurera abana bakeneye ababyeyi cyane kurenza uko abantu bakeneye amafaranga definitely uburyo bwiza bwo kubivugamo ndabubonye abana badukeneye kurenza uko bakeneye amafaranga yacu yego ariko n'ibiceri ari ingenzi ni ingenzi ariko bijya bura nta biceri bibe bike ni ingenzi bibe byinshi ni ingenzi so reka wenda kuri iki gice cy'umuryango mubaze ku bijyanye na ese hari umuntu wisubira ko nkunda kuvuga kuri ibintu by'umuryango oya urumva iyo umuntu urumva uko umuntu tuganira agenda adrive wenda icyo ushobora kumubaza yego ariko ndabikunda mu buzima busanzwe ndabikunda wow urabona iyo tubona imibare itangazwa n'inkiko ubona gutandukana divorce biri kuri rate yo hejuru yego teke yawe kuri iyo ngingo ibi ubitekereza ute kubona abantu batandukana ntabwo tuzi wenda generation igihe baba bamaze ariko turabona kesi n'abantu bamaze imyaka hejuru y'10 20 ntitaye ko satani yaje mu ngo akatwiba ikintu bise urukundo n'umwanya ariko harimo n'ikibazo cyacu cyatwebwe ubwacu ni ikihe nyamukuru umwanya wo guhura no kuganira cyangwa kuganira something different kuganira ni ukuri mwaganiriye ku kibazo mufitanye ntabwo mwatandukana mwaganiriye hazamo imbabazi mwaganiriye hazamo kumva nyine buri wese kuvuga ati ko nawe nabangamye ariko uwo mwanya warabuze umuntu barara batonganye mu nijoro bakabyuka buri wese akajya mu kazi ke bakongera guhura nijoro mu rugo bakirakaye umwe agafunga umutwe ati ngiye sinjye utangira undi ati sinjye utangira sinangira nk'abagabo nk'umugabo ntabwo yapfa gutangira frema hari n'iki kintu Imana yahaye abagore nubwo bamwe bitugenda tugikwepa gutangira bura n'iby'abagore guca bugufi n'iby'abagore hariho ko nta nyine communication yarabuze mu ngo ntayihari umugore arifata akagenda genda bwiho ndi umugore ndavuga ku bagore umugore arifata agafata gahunda yo kugenda ntabwo umugabo ati no sheri uyu nta simpari najyana yanagerayo yavuze gutaha saa 11 akajya mu bigara agataha saa 4 sibyo abana baragukeneye iki cyose iki papa nawe noneho birarenze bya papa nawe uyu munsi yigize umuntu ushinzwe amafaranga gusa mu rugo ni ukuri papa yigize umuntu ushinzwe akazi gusa mu rugo ubutunzi waza umugore yagukoraho ndananiwe ejo yakongera se waretse nk'iruhukira nyine umwanya habuze umwanya akazi kadutwaye ubuzima bwacu bwose buriya nubicunga neza nubicunga mu ijisho ryiza mbivuge mu mazina yabyo it's okay nubicunga mu buryo bwiza nakubwiye ngo iyo ugeze ku muryango ntago ntongera tolerance ariko iki kiganiro se ko kizumva n'abandi bantu benshi buriya ni ngombwa ariko reka mbivugeho nta kibazo abacyumva bazacyumva bazadukurikirana n'ingeri zitandukanye kandi batuganira n'abanyarwanda bagenzi bacu dushakana turi abakene ariko twishimye mu imbere urabona benshi ntabwo bashakana bafite ubushobozi bunini cyane ko tuba tukiri n'abatoya twumvikana dukundanye twirirwana twicara munsi tugaseka tukarebana agafilime tukarebana indirimbo ariko ko umuntu agenda yigira hejuru muri no si dusigaye turimo aho agaciro kahawe amafaranga ubutunzi bwahawe agaciro kurenza umuntu agenda asohoka mu rugo uko asohoka mu rugo rwe divorce iri kwinjira
ni Imana iraduhuza kugira ngo Imana iraduhuza umugabo n'umugore sibyo se kugira ngo tube nyine umugabo n'umugore dukora iby'abagabo n'abagore mpereye aho ngaho abana batarazamo kiriya gikorwa tubamo mu rugo iyo turi kumwe njye n'umugore n'umugabo mu cyumba niho urugo rwubakirwa niho rushingiye sibyo se kuko bitariho n'ubundi waguma kwa papa na mama wawe ukanabyara okay fine ni naho nuko ubyara biva niho bituruka yego biriya bintu iyo bitabayeho bibe mu myaka yo gukura bibe mu myaka ntoya ikibazo kiba cyaje mu rugo sibyo se akenshi ntikiri kubaho kubera abantu ngo barananiwe arananiwe guhera kwa mbere ku cyumweru kandi umubiri urabisabwa cyane umubiri kubisabwa ku muntu uri gukora cyane umubiri urabigusaba kuko ni bimwe mu biruhura umubiri ku muntu utari gukora cyane harabikeneye ko umubiri uranaruhutse yego abantu babuze umwanya wo kwicara bavuga ngo noneho turuhuke tuze gukora kino kintu kugeza ubwo umwe muri bo atangira kuvuga ati impamvu tutakijya muri iyo gahunda mu rugo ni uko aba yagiye ahandi yayitunganije ni imwe mu mpamvu ubona ko divorce iri kwinjira mu rugo wowe mugabo ugatsimbarara wenda uvuga uti no njye mba ndaniwe ntabwo mba nagiye ahandi ndati none ese urambwira kunanirwa hano se bizagende bite umugore niba nawe uvuga ati ndananiwe umugabo ati ntibishoboka ntabwo wananirwa ubwo niba utangiye kugira ngo nzajya njya ahandi you see mukatangira gutongana shimire cyane Mama Zuru wampaye uyu mwanya uhagije kugira ngo tuganire being honest Mama Zuru rwose twagiranye ikiganiro kandi cyari ikiganiro cyiza kiri kuri topics zitandukanye kandi ndizera ko abakunzi bacu bazacyungukiramo mu buryo buhagije Mama Zuru rero wakoze cyane gusapotinga Moriah TV Rwanda your presence mean a lot yakoze cyane ivuze ikintu kinini cyane kuri twebwe no ku muryango mugari udukurikira ndabashimiye rero ko mwabanye nanjye yari Moriah TV Rwanda jewe ni Gilbert twari turi hano Kimironko muri tente ya Makita bera ubukwe ufite ubukwe ushaka gukorera ubukwe waza hano kuri tente ya Makita ni heza cyane ni hanini harisanzuye wabona aho guhindurira wabona aho kwambarira harisanzuye bazagwa service nziza muzanshimira nyuma nimukorana nawe utarasoza turashimira cameraman reka nshimire Banton ni wari uri kuri kamera tunashimire Clement twagendanye yihanganye Clement nawe turamusuhuje thank you ciao ibihe byiza see you